Yesu nashimwe cyane ndongera ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo nkuko bisanzwe amazina na Adeline Uwanyirawe tugarutse kuri channel ya Panuel TV tuje kwijambo ry'Imana tuje kubabwira ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubera ko niwo muhamagaro nicyo twahamagariwe nubwo ijambo ry'Imana benshi barifata nk'ibyoroheje ariko birakwiye ko igihe kigeze kugira ngo abantu duhindure umushyitsi imbere y'Imana binyuze mu byanditswe kubera ko ibi byanditswe ari byo biri kudufasha gukomera muri aka gakiza kubera ko ibyanditswe nibyo biri kudufasha kubasha gutsinda isi ndetse na Satani ni ukuri rero nkunda ijambo ry'Imana kubera ko ijambo ry'Imana ryo ribasha kunsubizamo imbaraga nkumva ndakomeye kandi nkumva nkomeye pe kurenza ibindi byose wampereza rero turongeye turagarutse ndabakunda ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye hose impande zose zitandukanye abari hanze y'igihugu abari hagati mu gihugu none ndabasuje mu izina rya Yesu ni by'agaciro ko wakumva ijambo ry'Imana ryagufasha nawe ukagira urundi ryoherereza kugira ngo nawe abashe gufashwa haleluya kubera ko hari benshi batagifite umwanya ujya mu rusengero batajya aho bavugira Imana ariko ijambo ry'Imana nabwo kandi ubonye umwana ukaritega amatwi ushobora gushyiramo ekuteri muri telefone yawe ukabasha kumva ubutumwa bwiza kandi uri no mu kazi gatandukanye ka buri munsi rero niyo mpamvu tuba twafashe aka kanya kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana nta bindi biganiro rwose njya nkunda kubona bitari ijambo ry'Imana ko ijambo ry'Imana inshuro nyinshi niryo jambo n'ubuhanuzi bitavangiye umuhanuzi yavangirwa nagwanurira simareyo byose ariko ijambo ry'Imana ni ukuri ni ubuhanuzi bwiza kandi butavangiye mureke dukomere ku ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ubuzima ijambo ry'Imana ni byose hahirwa abaryiringiye reka tubanze dusenga Imana urera kandi urakiranuka byose mwami w'abami ntawasa nawe mu izina ryera rya Yesu Kristo tugushimiye akanya keza uduhaye ko kuboneka imbere yawe tugushimiye umwanya mwiza Mana utwemereye kugira ngo twongere tuganire n'ubwoko bukomeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti niyo mpamvu rero nkwinginze cyane ngo unyemerere ntabari twe ahubwo ubwiza bwawe bugaragare unyemerere ntabari twe imbabazi zigaragare unyemerere ntabari twe ahubwo turwane kandi dutsindishirize senge buri muntu wese mwami ugiye gutega amatwi ijambo ryawe reka ahabwe umugisha nawe reka rimwubake ahari hasenyutse reka rimukomeze aho yaracitse intege reka rimwegere kurusha uko imyambaro yawe ibegereye mu izina rya Yesu Kristo batsindishirize muri byose rero kuko uri umugwaneza kandi ukaba uri inshuti yacu ya bugufi ukaba uri intwari mu ntambara ukaba uri Imana nyamana ukaba uri Imana nyamana ni ukuri mu izina rya Yesu urakoze rero turagushimiye tuguhaye ikaze na karibu muri iri jambo ryawe utwemerere icyubahiro cy'umwami nawe kibure ahubwo hagaragare icyubahiro cyawe urakoze turagushimira mu izina ryera rya Yesu amen Imana ibamugisha Imana ibakomeze kandi Imana ibagirire neza reka mvuge ngo abarwayi Imana ibakize reka mvuge ngo abashonje Imana ibagaburire n'ukuri ikoherereze marayika ukuzanira ibigutungira ubuzima reka mvuge ngo abihebye witeka Imana gusanga gusure akuganirize akohereza ibyishimo ntabwo nakwirengagiza abantu bari mu bibazo bitandukanye uyu munsi wa none batari kubona uburyo ni ukuri reka nkwingingira Imana mu gihugu cyo mu ijuru ngo iguhereze uburyo ibibazo yego nibyo biriho turi ku isi ariko hari igihe usanga umuntu ahagaze n'ukuri ku musozi nawe ubwiwe umuremereye ari kwibaza ari gutekereza yabuze epfo na ruguru aba bantu ni ukuri turabazirikanye ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibahumurize kandi siko bizahora ni ukuri kubategereza umwami nubwo ariko bizagenda kubategereza umwami ahubwo nimukomere kandi mushikame iyo akurengeye cyagenda n'uyu munsi iracyahari iryo jambo nkunda kurivuga kubera ko nibyo
Imana igiturengera, Imana irera imfubyi ikazikuza nazo zikagira ubuzima, itunga abapfakazi nabo bakagira ubuzima bakagira n'ijambo, itunga abadafite shinge na rugero ikabatuza ahantu hazima, ifata ibitari bifite ishusho ikabihereza ishusho. Iyo ni Imana, iyo ni Imana. Rero reka nkubwire ngo kandi ni ukuri, nubwo ejo waba warashakishije bikanga, ushakishe kubera ko ntabwo ari wowe wagenewe kubabara, ntabwo ari umubabaro ari wowe wagenewe gusa, oya, ahubwo haracyari ubundi buryo bwiza kandi bw'Imana yakora kandi nawe ukanezerwa. Uyu munsi wa none rero ndi kumva ndi gufashwa n'ijambo rivuga ngo urufatiro ruracyahagaze, urufatiro ruracyahagaze. Inshuti yanjye, urwo wowe wishakiye rwararangiye, urwo wishingiye rwararangiye, ariko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi ruhagaze kubera wowe nanjye. Ntiwigirire nabi, ntiwihemukire, ni ukuri, ntutekereze nabi, umutima wawe ntuwujarajaze ngo ujyane kure, kubera ko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Yesu ashimwe cyane. Reka twisomere ijambo ry'Imana, reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa 2, reka dusome umurongo wa 19 gusa. Aravuze ngo, umurongo wa 19 aravuze ngo, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ngo ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Ibihe uri kunyuramo bye kukumaramo imbaraga, bye gutuma ukora ibidatunganye, bye gutuma ujya mu ngeso mbi. Haleluya. Bye gutuma ucumura ku Mana, bye gutuma uyituka cyangwa se ngo uyirakaze kubera ibihe runaka uri kunyuramo. Ibihe hari ukuntu bijya bisanga umuntu wari ufite kwizera cyangwa se wumvaga yiringiye Imana, ariko kubera ibihe bikomeye ikigeragezo kiramugwiriye kimugezeho, ugasanga gitumye yigirira nabi cyangwa se gitumye akora ibidakorwa, gitumye atandukira. Ariko nje kukubwira ngo wikwigirira nabi, wikwihemukira, wihaguruka ku meza kandi ibyo kurya byari bigezeho. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, kandi rwanditsweho ijambo ryiza, rwanditswe ngo Uwiteka azabe. Haleluya. Ruracyahagaze, Uwiteka asabe. Birashoboka ko abakomeye batakumenya, birashoboka ko aboreje batakumenya, birashoboka ko abisa abo mugendana, abo musengana batakumenya cyangwa bakwiteho, ariko urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Ubu se Uwiteka bayakuzi, ni iki cyatuma wigirira nabi? Ni iki cyatuma wihemukira? Haleluya. Ndashaka kukubwira ibintu nka 2 biri butume urindira Uwiteka neza kandi uhagaze neza mu gihe uhagazemo. Haleluya. Ntiwemere gusa n'ikigeragezo cyangwa ntiwemere gusa n'ikibazo, oya, ahubwo ndagushishikariza ngo use n'igisubizo cy'ikibazo uhagazemo. Ndaguha urugero. Nimba ushonje, wihagarara nk'umuntu ushonje, aho ugiye ranje ukarabe,
uke wambara akenda kawe gasa neza, yewe unitera aka make-up ku buryo umuntu uri bukubone ntabwo ari buze kunyuza mu ijisho, ahubwo birabasha kwica iperereza ry'abazimu, birica iperereza ry'ababandi bari bakeneye kubona ugenda urira mu muhanda urira. Oya, mwami wawe aracyahari, urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, urufatiro rw'iyaguhamagaye ruracyahagaze, urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, kandi rwanditswe ko Uwiteka azabe. Nimba kuzi ni iki cyagutera ubwoba, nimba kuzi ni iki kiguhagaritse umutima, nimba kuzi ni iki gitumye uboroga, wiboroga, wikwigirira nabi, urufatiro ruracyahagaze, kandi rwanditswe ko Uwiteka azabe, kandi abamwubaha bose cyangwa se abamurindiriye bose bave mu bidatunganye. Yesaya aherutse kubivuga neza, haravuga ngo ukuboko kwiwe ntikwaheze ngo inanirwe gukora, n'ugutwi kwiwe ntikwapfuye ngo inanirwe kumva, ahubwo ibicumuro byacu nibyo bituma Imana itamanuka ngo itugirire neza. Ariko igihe cyose wavuye mu bidatunganye ugatunganya inzira zo kwera, haleluya, byanga byakunda inkoko yawe ikitabika iragusora mu gihe uhagazemo. Iga gusenga no mu gihe utababaye, ntugasengeshwe nuko ubabaye gusa, ntugasengeshwe nuko uri kurira gusa, ntugasengeshwe nuko uri guca mu bibazo runaka. Oya, ahubwo iga gusenga no muri cya gihe wumva wishimye, no muri cya gihe wumva wasubijwe, haleluya. Biragufasha, bizajya bigufasha guhagarara hahandi Satani yari amaze kugushingira urubambo. Imana ishimwe cyane. Tuve mu bidatunganye byatuma Yesu atakugirira neza. Irinde kwicira inzira mukobwa mwiza, irinde kwicira inzira mu mama mwiza, irinde kwicira inzira mugabo w'unkurikiranye, irinde kwicira inzira, kuko niwicira inzira byanga byakunda rimwe na rimwe Satani azakutishiriza ibisubizo, ariko kubera ko bitavuye mu maboko y'Imana bizaza uyu munsi usanga uri kurira, ejo wasetse, kubera ko ibya Satani ntabwo bimara igihe, ariko iby'Imana, haleluya, iby'Imana iyo bize bize nta mubabaro yongeraho. Imana ishimwe, nta mubabaro ijya yongeraho, ntabwo ijya yongeraho agahinda, ntabwo ijya yongeraho amarira, hoya ntabwo bikunda. Yesu ashimwe cyane. Nashaka kubwira ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, inshuti yanjye, ruracyahagaze, be kugushuka. Satani ye kukongorera ngo akwereke ko bicitse, Satani ye kukwereka iby'Imana itarakora. Oya, Satani ye kukongorera amajwi akwereka aho wajya kandi ukakura ibishyitse. Oya, urufatiro ruracyahagaze. Imfatiro z'abantu zijya zisenyuka, imfatiro z'amafaranga zijya zisenyuka, imfatiro z'imiryango zijya zisenyuka, imfatiro z'amashuri zijya zirangira rwose, imfatiro z'abakomeye zijya rishiraho, ariko urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, kandi ngo rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Ni iby'agaciro, ni iby'umumaro kuba Uwiteka yabakuzi. Imana ishimwe cyane, haleluya. Umugabo bita Mose niwe wigeze ateta ku Mana, arayibwira ngo nimba nkugireho umugisha unyemerere tugendane. Uwiteka aramusubiza ngo kubera ko nakumenye izina. Haleluya. Uwiteka azabe. Arabizi ko yaguhamagaye, arabizi ko yagutoranije, arabizi ko yavuganye nawe, arabizi ko atagutererana. Birashoboka ko ibyo wari uzi byagutengushye, ariko Uwiteka azabe. Inshuti yanjye, ibyiza ukora irabizi, n'ibibi ukora irabizi, ariko utinde kuri aka karongo karavuze ngo
uwiteka azaba, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'uwiteka ave mu bidatunganye. Umuntu wese uvuga izina ry'uwiteka ave mu bidatunganye. Iki kintu kinaniye benshi kandi gihemuje benshi. Uravuga uwiteka uyu munsi ukumva biranakuryoheye, ukumva nta cyiza nkabyo, ukumva ariko bwacya mu gitondo wahura na Satani yigendera, nawe ukamukurikira rwose ugashorera mukagendana. Oya, uvuga uwiteka ave mu bidatunganye. Va mu matiku, va mu magambo, va mu busambanyi, va mu bujura, va mu barozi, va mu bapfumu, va mu barangi, va mu bidatunganye, ubundi uvuga uwiteka neza. Haleluya. Ujye wabona uburyo uvuga uwiteka, kubera ko uwiteka ntabwo yifuza ko mubangikana. Reka mbabwire, Imana yacu ni Imana ifuha. Ni Imana ifuha, ni Imana ifuha, ni Imana ifuha. Nubwo ameze gutyo, nubwo ari umunyambabazi nyinshi cyane, ariko iduhaye kondisiyo hano. Urufatiro rw'uwiteka ruracyahagaze, rwanditsweho ko azabi ye irakuzi. None ibuka ko no mu busambanyi ukora ikuzi, ibuka ko no mu magambo ukora uvuga ikuzi, ibuka ko na kumwe ujya kugambanira abandi ikuzi, ibuka ko na kumwe bavuga amagambo mabi nabizo irabizi. Byose nta na kimwe itazi. Njyewe rero ndashaka kukwifuriza ngo uve muri ibi bidatunganye, noneho ibindi byose ubiharire Imana, ubiharire uwiteka. Niwe ubizi, niwe uzi n'igihe azagukurira mu bihe uri kunyuramo, niwe ubizi, niwe uzi igihe yagukuramo. Uwiteka arabazi, arakuzi. Mubazi nawe urimo, wowe uneze amatwi. Mubahanze amaso nawe urimo, wowe uri kunyumva. Yesu ashimwe cyane. Kubikuzi rero ikeneye ko haleluya, ikeneye ko ikumenya muri za nzira nziza zitunganye zo kuyubaha no kuyikorera. Nimba uzi ko uyiringe, nimba uzi ko uyisenga, nimba uzi ko uyishakisha, nimba uzi neza ko ibyo wifuza byose byava mu biganza byayo, nyemerera uve mu bidatunganye. Inshuti yanjye, va mu bidatunganye, dore tugeze ku musozo. Va mu bidatunganye. Umuntu ajya amenya ejo hashize, ariko ntabwo ajya amenya ejo hazaza. Oya, ejo hazaza sahawe, ahubwo menya aho uyu munsi uhagaze, uyu munsi wa none. Umenye uburyo ushobora kugorora inzira zawe, umenye n'uburyo ushobora kuzitunganya. Yesu ashimwe cyane. Hari umunsi bishobora kwira ariko ntibuke, bwacya ntibwire, ariko ikiruta byose ni uko twava mu bidatunganye, tukareka ingeso mbi, tukava mu byo kamere yacu irarikira. Haleluya. Kubera ko hari abantu bari kurizwa amarira, bari kurira n'ibyo bikururiye. Reka nkubwire, burya Imana ibabarira icyaha, ariko usigara udiringa n'ingaruka zacyo. Haleluya. Usigara uhanganye n'ingaruka zabyo. Nimba warasambanye, Imana ikakubabarira, ariko hari igihe wasambanye n'urwaye sida akakwanduza sida, urasigara uhangana no gutora ikinini cya buri munsi kugira ngo kibashe kukugabanyiriza ubukana. Igihe nikigera uzagirwa amahirwe, wenda nayo yigukize, kuko nabo tubona ubuhamya bw'abantu benshi Imana ikijije, ikabakiza rwose bikagenda neza. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, ni byiza kubera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Njya nkunda kubibwira abantu, mu buzima bwa buri munsi hano ku isi tuhafite igihe gito, tuzaharama igihe gito cyane. Igihe cyaho tuzaba nicyo kinini kurenza icyo tuzamara hano ku isi. Rero niyo mpamvu nshaka kukubwira ngo nshuti yanjye, tegura ejo hazaza hawe,
tegura neza ubitegurire muri Kristo Yesu. Twagiriwe ubuntu bwo guhabwa uyu mucunguzi wacu ari we Yesu. Kandi yaravuze ngo akunda abamukunda, ngo kandi abamushakana umwete bagira gute? Baramubona. Haleluya. Umushaka wese aramubona, umujura amushatse aramubona, umusambanyi amushatse aramubona, umusinzi amushatse aramubona. Apfa kuba yamushatse gusa, ubundi akamukura muri bya bindi bibi. Haleluya. Ubundi akagutunganya neza, ukajya mu mubare w'iki? W'abana b'Imana, kuko abakora ibyaha n'abana ba Satani. No kubira ijambo ry'Imana rigira gute? Niko ritubwira. Rero urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze. Niwigirire nabi ngo ujye mu busambanyi kugira ngo ubone y'amafaranga, niwigirire nabi ujye kwiba kugira ngo ukunde kubaho. Oya, wikwiyononera ubugingo, wikwangiza ubugingo bwawe. Oya, wibyangiza kuko iraharyiye isi. Niryagahe gatoya. Reka nkubwize ukuri, nubwo dushakisha kandi koko nibyo, ariko nubwo bimeze gutyo, ikizagira agaciro ni ikizakwinjiza mu bwami bw'Imana, kubera ko ntabwo aya mazu dushaka turi hano ku isi ntabwo ariyo tuzaturamo mu ijuru, ntabwo tuzamukana ngo tuyajyane mu ijuru. Haleluya. Kandi niko kuri, amafaranga azarangirira ahangaha. Yesu ashimwe. Ariko icyo nkwifuriza ni uko twava mu bidatunganye. Reka tuve mu bidatunganye bahanuzi. Ariko noneho mwami Yesu, icyitwa abahanuzi cy'Imana turengere. Reka tuve mu bidatunganye bakozi b'Imana, babishopu, abapasitoro, abapotre, mu cyubahiro cyanyu. Ukuri mureke tuve mu bidatunganye, tureke gutukisha izina ry'Imana. Twe konona n'ukuri, twe konona ubugingo bwacu. Twe konona kubera ko dushaka kuzamuka, kubera ko dushaka hiti, ujye kusebya abandi uzamukire ku bandi. Oya, n'ukuri tuve mu bidatunganye. Niba dushaka kuvuga izina ry'Uwiteka Imana, nshaka kuvuga kuri aka kantu abantu bavuga Uwiteka Imana tumwamamaza, tumubwira abandi. Reka tuve mu bidatunganye, twe kwitwara nk'uko isi ishaka, ahubwo twitware nk'uko ijuru rishaka. Kubera ko byanga byakunda, gusenya ibyo wari warubatse mu bantu biragatsindwa n'Imana. Kuba abantu batajya mu nzu y'Imana bitewe nawe, nabyo biragatsindwa n'Imana. Kubona abantu bakwirirwa bakuvuga ibitari byiza kandi aro bakuvuze byiza mbere, nabyo biragatsindwa n'Imana. Reka tuve mu bidatunganye, dukurikire umwami wacu, tumukorere kandi dutinya, kandi duhinda umushyitsi. Haleluya. Tumukorere tumutinya. Urufatiro rwe ruracyagaze, twe kurusenya, turusenyesha icyubahiro, turusenyesha ibyo turarikiye. Kandi nta nubwo ari ngombwa ngo nimba apotre runaka agenda muri vewiti ngo nawe uyigendemo. Ntabwo ari itegeko, nuko ntabwo bizi neza aho yayikuye. None se urahazi? Basi se mwaraganiriye akurangira inzira nziza yaba yarayikuyemo? Oya, si ngombwa ngo nimba yambaye costume nziza wumve ko nawe ugomba kuyambara. Ntabwo ari itegeko. Genda nkawe, hagarara nkawe. Kubera ko ibi bintu bitumye abantu benshi bava mu byizerwa, bitumye abantu benshi basubira inyuma, bitumye abantu benshi bonona ubuzima bwabo, bitumye abantu benshi bacumura ku Uwiteka Imana. Kandi Imana irababaye kubw'abantu yari yahamagaye, ariko uyu munsi wa none bari konona ubugingo bwabo. Ariko reka nkubwira ngo wikonona ubugingo bwawe ubitewe n'igihe uhagazemo. Birashoboka ko wakena rwose, ibyo birashoboka, ariko wikonona ubugingo bwawe ngo kugira ngo ukunde ubone amafaranga. Oya, hari n'izindi nzira wakora kugira ngo uyabone, ariko biciye mu mucyo, bitarinze ko ubugingo bwawe bwononorekara. Uwiteka azabe, arabazi, nta wamukoreye uzakorwa n'isoni, nta n'uwamushatse uzigera mubura. Ahubwo ni iki?
ni iki gituma turi konona ubugingo bwacu nk'uko tubishaka, nk'uko tubitekereje? Mbese twamaze kudamarara, twamaze kumva. Uwiteka turengere, Uwiteka dutabare cyane, Uwiteka yongera dukumbuze ijuru, twongere turyoherwe n'ijuru, twongere turyoherwe n'agakiza k'umwimerere, twongere turyoherwe na kirya gihe cya kera, igihe tugikizwa. Ufatiro nimba rugihagaze bishatse kuvuga ngo uherekera kose rwari ruhagaze, na n'uyu munsi ruracyahagaze. Nimba rutarasenyuka cyangwa ruhinduke, wowe n'iki gitumye uhinduka? Tukuzi usenga Imana, tukaba tukuzi uri umuntu ukirijwe, uhumuriza imitima ya benshi, ugafasha imitima ya benshi. Bigenze ute? Ni iki gitumye noneho wumva ari wowe warara mu kabari? Ni iki gituma wakwisayisha mu bisindisha? Ni iki gitumye ari wowe wakumva ko waba umusambanyi kandi icyo cyaha wari warakihannye? Ni iki kibiguteye? Ni iki? Niko Yesu wawe yakubwiye? Ese yarakubwiye ngo bivange? Ntabwo Yesu yavuga gutyo. Nshuti zanjye, ndi kukubwira nanjye nibwira, birashoboka ndetse cyane ko umuntu yagwa, kuko turacyari ku isi aho Satana, nta muntu uragera Satana atabasha gutera ibuye. Ariko nimba ari kutujugutiraho imijugujugu y'amabuye, ntacyo twakora ngo twongere duhinduke. Ni iki gituma isi yaduhindura aho kugira ngo tuyihindure? Twe gusa n'isi, ahubwo duse n'abana b'Imana, twisanishe n'ijuru, twisanishe n'aho tuzaba. Yesu ashimwe cyane. Mureke tugerageze uko dushoboye kose, kandi umucunguzi aracyariho kugira ngo atwambike imbaraga, aracyariho kugira ngo adushoboze. Ni ukuri Yesu aracyahari kandi aracyategereje ijambo rimwe riva muri wowe. Haleluya. Ndi kubikubwira nanjye nibwira, nubwo Yesu atinze, ariko urupfu ntabwo rutinze. Ntabwo rutinze inshuti yanjye, urupfu rwo ruracyahari. Ahubwo ntacyo twakora ngo twe gutukisha Imana, ntacyo twakora ngo twe gutukisha umwami. Ariko nyamara Uwiteka azabe. Nubwo bimeze gutyo, abamukorera by'ukuri irabazi, abikorera by'indamu zabo arabazi, ababikora kugira ngo izina ryayo ritukwe nabo arabazi. Rero ngewe icyo nkwifuriza nta kindi, ni uko wakwibuka ko Uwiteka akuzi, kandi muri uku kumenya ukongera ugasubira ku isoko, ukongera ukava mu bidatunganye, kuko ijambo riratubwiye ngo uwifuza kuvuga Uwiteka wese ave mu bidatunganye. Inshuti yanjye, ibidatunganye birahari, kandi nawe ubwawe ndabizi neza, ujya ubibona. Si uko utabibona, urabibona kuko ndabizi hari ibibazo by'abantu benshi nakira. Ukumva umuntu ari kukubaza umuntu runaka, ariko buriya koko harakijijwe koko, nta cyuma gipima agakiza gihari. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo, cyavuze ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Uri kwera izihe mbuto? Ubwo nturi kwera indibu mu gihe wakweza ironje cyangwa icunga? Nshuti yanjye, wikwera imbuto zishaririye zidakeneye kuribwa, ahubwo era imbuto zagirira umuntu akamaro, zikaza zigahembura ubuzima ndetse n'ubugingo. Era imbuto nzima. Gerageza were ka oranje cyangwa umuwembe, gerageza, kubera ko byanga byakunda uzabibazwa. Nta kintu na kimwe umuntu akora hano mu isi atazabazwa, ahubwo byose tuzagira gute? Tuzabibazwa. Niyo mpamvu rero nkwingize ngo reka tuve mu bidatunganye. Ni ukuri inshuti yanjye, va mu bidatunganye, reka ubugome, reka ubugambanyi, va muri twa dutikutiku, utu tw'inyongobezabugingo. Ni ukuri watureka ukongera ugasubira ku isoko. Hayiwe icyama hakaboneka abantu bazi kurira bakaririra itorero. Ni ukuri iry'uyu munsi byibuze Yesu akazagaruka, hari abasanga bagihagaze. Birababaje
kandi biteye agahinda, kandi n'ukuri birababaje, ariko icyama Imana njye nawe tukongera tukibuka ko Uwiteka azabe, bityo bikadutera kongera gusubira ku mavi. Ya mbunda turashisha abadayimoni, ya mbunda turashisha abarozi, ya mbunda turashisha abacwezi. Haleluya! Tukongera tukagaruka ku isoko nzima, tukongera tukavugana n'uwaduhamagaye, tukongera tukegerana nawe, tukongera tugakorana nawe. Hayiwe Mana utwambika imbaraga n'ukuri. Icyama njyewe nawe tukongera tugakumbura ibihe byiza byo gusenga. Nyamara urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze. Nimba ruhagaze, nyemerera nawe uhagarare. Hagarara mu kuri kw'ijambo, hagarara ku cyo wemeye, hagarara uhangane na Satani, umubwire ngo nubwo bimeze gutyo Yesu wanjye aracyahari. Umubwire ngo nubwo waneza ibigeragezo ariko urufatiro ruracyahagaze. Yesu aracyari kugira ngo andengere, Yesu aracyari kugira ngo ansindishirize, Yesu aracyari kugira ngo andwanirire. N'Imana igirwana intambara akazinesha, ajya aburana imanza akazitsinda. Reka nkubwire, sindisha Satani, umubwire ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi azabe. Nawe arakuzi, arabizi, azi icyo yakora. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubwo Yesu ngo yabwiraga Filipo ngo nazane amafi bagaburira abantu bari bicaye aho ngaho, ngo ariko ngo Yesu yarabizi ko Filipo we ntacyo yakora, ariko we yarazi icyo ari bukore. Yarabizi ko ari bubashe gutubura amafi agahaza 5,000, ariko muri Filipo mu kwizera kwe nta n'ibyo ari gutekereza, ko yarazi ko bitanashoboka rwose. Haleluya! Bishatse kuvuga ngo Yesu azi icyo ari bukore, azi icyo ari bukore muri ako kazi kawe, azi icyo ari bukore ku rugo rwawe, azi icyo ari bukore ku bana bawe, azi icyo ari bukore mu nzira zawe za minsi yose. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditswe ngo Uwiteka azabe. Icyo Uwiteka rero ashaka ni uko twebwe tuva mu bidatunganye, tukava mu by'isoni nkeya, tukava muri bya bindi nawe ubwawe uzi. Nubizi se? Ntabwo ubizi ukuntu usenya umurimo w'Imana, ntabwo ubizi amatiku wiberamo, ntabwo ubizi. Reka tuve mu bidatunganye nshuti yanjye, twe kwidefanda mu busa, kandi nukuri wamfasha nanjye nkifasha, tukava mu bidatunganye. Nta kabuza Yesu ntabwo yabura kutatugirira neza, nta kabuza Yesu ntiyabura kutadutabara, nta kabuza Yesu ntiyabura kutaturengera, nta kabuza umwami w'abami yakururuka agahagarana nawe, nta kabuza umwami w'abami yahagarara ku ijambo yavuganye nawe, nta kabuza igihe cyose wavuye mu bidatunganye. Reka nkubwire ngo Imana ijya imanuka gukora mu gihe cyose wavuye mu biteye isoni. Imana ijya imanuka gukora mu gihe cyose wayiringiye nk'umwami n'umukiza wawe. Nta kabuza ihagarana nawe. Jambo ritubwiye ngo iki? Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Nimba kuzi nta bwoba, nimba kuzi wigira ikibazo, nimba kuzi wishyira komende ku bantu, nimba kuzi wikwibaza ibyagusize n'ibyagutaye, ibyo ntabwo ari byawe kumenya. Uwiteka azabe kandi azi n'uburyo uzabaho byose. Niwongere kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, niwongere konona ubugingo bwawe, niwongere kubusitaza, niwongere kubimanura muri rwa rwobo, kubera kureba Satani icyo ashaka. Ari kwifuza abo barimbukana, ari kwifuza abo bazacirwa na Uwiteka, ariko Yesu nawe rata arahari kandi aracyateza ibiganza. Ni byiza ko wamwiringira aka kanya uri kunyumva, ni byiza ko wakongera gusubira ku rufatiro. Wowe warasengaga ariko uyu munsi ntugisenga, wakoraga yitata ariko uyu munsi niyo amasaha nayo ugishobora. Hoya wari umuvugabutumwa bwiza, uyu munsi usigaye wirirwa mu matiku. Wari umuhanuzi, none uyu munsi usigaye wirirwa ubeshya uvuga ibinyoma, uhanura ibyirari byawe. Nawe ubwawe urabizi, ariko Uwiteka azabe. Ikiruta byose tureke kwikurura uburakari bw'Uwiteka, tureke kwikongereza ni ukuri umujinya w'Imana, ahubwo
twongere dusubire ku isoko tuvuge ibyo Uwiteka ashaka, tuve mu bidatunganye niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Tuve mu bidatunganye, nibwo ibyo twifuza kugeraho tuzabigeraho. Hari icyatumye Mose atagera i Kanani, kandi ryari isezerano, ni ukuri ryari isezerano. Ariko ni iki cyatumye atagera i Kanani? Naho ubutaha ijambo ry'Imana rirakomeje. Reka dusenge. Mana Data wa twese, Imana nziza, Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, turasenze cyane aya masaha. Yemera uherekeze ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Abari bari mu bidatunganye bahereze kongera kukugarukira. Abari mu busambanyi bakure mu busambanyi, abari mu bujuru bakure mu bujura, abari mu buhehesi bakure mu buhehesi, abari mu tubari mu businzi abo ngabo bakureyo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Rengera abo watoranyije, abo uhamagaye, izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Unyemerere wongere ubasubize ku rufatiro, wongere wibutse icyo wavuganye nabo, wongere wibutse uko byagenda kandi bikagenda neza mu izina rya Yesu. Ngaho rero turasenze ngo urengere abarwayi, abo ngabo bakize, urengere imitima yihebye, yongere haze ibyishimo. Ni ukuri utabare, kandi ni ukuri wongere utabare abashonje, ubagaburire mu izina rya Yesu Kristo. Kiruta byose duhereze utegereza tudaciwe intege n'imbaraga za Satani, ahubwo twiringira neza ko iri juru tuzaritaha, kandi uduhereze kurikora tukiri hano mu isi. Mu izina ryera rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen, amen.